Iwacu ni Cyangugu, niho nturuka. Naricaye hari muri covid ariko iri kugenda igabanukamo gakeya. Bansohora mu nzu, bamaze kunsohora mu nzu, ijwi ry'Imana irambwira ngo nzagutabarira ahantu ugeze gute utazi. Hanyuma Imana imaze kumbwira ngo nzagutabara ahantu utazi, irambwira ngo haguruka. Ndongera ndahaguruka, nzinga shitingi yanjye nari mfite, ndongera ndayikorera kubambonaga mu muhanda. Nagendanaga abana 3, nari mfite n'inda, maze gukomeza kugendana n'abana 3 mu muhanda. Abo muhe bose bifuzaga kunsaba abo bana, ariko nabareba nkavuga ngo reka tuzapfire hamwe n'iki n'abana. Kigera ku Kibuye naho nahamaze ukwezi n'igice. Narahababariye, kurya byari ikibazo, kunywa byari ikibazo, abana bakabwirirwa bakaburara. Twaryamaga ku nzira, aho nasabaga icumbi babonaga ndi umusazi, naho wigeze umereza iki icumbi. Nuwancumbikiraga niyo navugaga ubutumwa ntawe wabashaga kunyumva, ariko nkumva ijwi rimbwira ngo aho uzajya uryama nzajya nkurinda. Nkagenda nkaryama, n'igihe twaryamye hejuru y'inzoka ngewe n'abana, ngasasa ya shitingi nkayiryamaho. Mu gitondo nkongera nkayizinga, ngashyira mu gishashi nkagenda. Komeza ugende, hanyuma ugikanyarira. Akenshi niberaga mu butano mu kizu, cya kizu cyo mu ikanyarira, nicyo nakomeje kubamo n'abana 3. Uyu mugore ni uwa hehe, akarere kagapanga kuza kumfata, Imana ikandikika kujya kwihisha. Nagenda bakaza bagafata abandi, ngewe nkongera nkagaruka muri bwa butayu, nkaburaramo ndumwe n'ababana. Nambaye ubusa, nagendaga ku bantu bose barambonye aho nacaga, buri wese abonaga ko ndi umusazi, ariko nkavuga ijambo ry'Imana. Ngaterera nkazamuka ku musozi kanyarira, ngasanga bwa bwana bwanjye nabanza ahantu basanga hari ahantu bakundaga kwicara, bakunda kubaka inzu, bawanguye n'inzu twubakiye mama. Nkongera nkagenda, cyokora mbonye mbirambiwe maze kunanirwa, mpitamo kuzanjya kurara hasi muri kanevu n'abana. Twabona bwije imvura itaguye tukajya kwa muri kanevu. Hari n'undi munsi imvura yaguye ari nijoro, igwa ari nyinshi cyane, umuvudu usanga muri kanevu, cyokora nari ndi maso. Ndangije ndagenda nerekera Samatare, nkigerayo barampanurira, batangira kumbwira uburyo nje gufata ibyanjye ibisubizo. Haba niba abahanuzi b'ubutayo ntibazi ko natagangaye, basanga izini nagangare, abo twaramanye iminsi kanyarira. Dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese, weho mukunzi wacu aho yerereye hose. Dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza, guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana mu mirimo yawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa uri kunyura mu buzima butakoroheye. Dufashe umwanya nabwo tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana, kugira ngo Imana iguhindurire amateka y'ubuzima, nawe urusheho kugenda umererwa neza. N'Abaheburayo TV, Iyada TV, Isezerano TV, ni kwa kundi tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye, ariko kandi nanone tugaruka ku biganiro by'iyobokamana. Uyu munsi nk'uko mubibona kuri sikirini zanyu, muri kumwe n'umutumirwa. Tugiye kumusaba atangire yibwira abadukurikiye. Murakoze, nitwa Iranzi Deborah, senyera muri ADPR Nyagasambu. Nyagasambu niho ntuye. Nakuze numva mama mbwira ngo ni Nyagasambu rirarema. Yego, zirarema cyane. Ngo ni Nyagasambu rirarema, ubwo isoko yabagashatse kuvuga sinzi ryari ryo. Deborah, karame, abantu badukurikiye bashobora guhita bibaza niba ukiri umukobwa cyangwa uri umubyeyi. Ndi umubyeyi w'abana benshi. Bivuze ngo benshi abare bangahe? Mfite abana benshi, mfite abana 4. Uvuze ko uri umukristo usengera mu itorero rya ADPR, ni itorero riyoborwa n'umwuka wera, n'abaribamo abemera umwuka wera bayoborwa n'uwo mwuka wera. Nawe ndahamya yuko uyoborwa n'umwuka wera. Yego. Tugiye gusenga rero, duhamagara umwuka wera adufashe muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Dusengere. Reka dusenge. Imana, turagushimiye Mwami Yesu, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri inshuti idasanzwe, uri umubyeyi mwiza. Aya masaha rero Nyiringabo Imana turaguhamagaye kugira ngo uze utwiyoborere. Twebwe ntacyo twabona twavuga, nta nicyo nabona imbere y'ubwoko bwawe,
ariko mbanje guhamagara mwuka wera ngo atuyobore, kuko umuririmbyi w'107 avuga ngo mu gihe no kutagifite uwo mwuka umenye kuyoborwa n'umubiri. Dusabye mwuka rero kutuyobora, twe kuyoborwa n'umubiri, ahubwo tuyoborwe na mwuka wera. Twirukanye imbaraga z'umwishima, twirukanye imbaraga z'abakonikoni, twirukanye bitagushima, twirukanye bitaguhimbaza mu izina rya Yesu. Ahubwo nyiringabo Imana turakubanje, nyabuneka data mwiza, ntutujye kure, ahubwo uzutube hafi. Tuganirize Kristo amagambo y'ubwenge. Icyo tugusabye no kuyoborwa na mwuka wera. Icyo tugusabye Kristo ni imbaraga zidasanzwe. Icyo tugusabye Kristo ni ukugira ngo tuyoborwe nawe, ntabwo tuje tugaragaza nka babandi. Icyo tudashaka Kristo nuko twanze agasuzuguro ko mwa Satani, twanze agasuzuguro k'abadayimoni, dusuzuguye dayimoni n'ingabo ze zose. Twamaze gusobanukirwa ko agiye kuzimu gafata Satani, ukamunyukanyuka ukamwambura ubasha ndetse n'ubushobozi. Nyiringabo Imana rero, aya masaha turaguhamagaye, buri umwe wese ugukurikiye, yaba umurwayi yaba Kristo ufite ikibazo, nyemerera cyane akubone kandi yumva ijwi ryawe. Ikirenze kuri ibyo Kristo, buri wese abohoke kubw'amagambo yawe, buri bose abohoke kukugira neza bugacya bukira. Amina, haleluya. Ni data tubere maso la sikia do benefo. Dusabye neza y'Imana, dusabye urukundo rwawe Kristo. Amina, haleluya. Reka ubutabazi bwawe buboneke. Reka Kristo n'uwari urwaye kurya yageze ku kidendezi cya Besaida, ukasanga umurwayi wari umaze igihe kirekire, maze akikubona atangira kugira ngo data ukunguku ndeba niko ndi, ngiye abandi baje abantu baterera mu mazi, ariko ngiyeweho nta unterera mu mazi. Ngurangije uramubwira ngo nahagurukana utwe. Umuntu wese udukurikiye Uwiteka yaba arwaye cyane, umuhereze guhagurukana utwe kandi akubone. Amina, haleluya. Reka ineza y'Imana igaragare, reka urukundo rwawe rwera rugaragare. Kandi data, umuntu wese waba ufite ikibazo, arababugarijwe n'amadeni, arabugarijwe n'intambara, ndetse n'abadafite agakiza, tubasabiye ko babona agakiza aya masaha. Abadafite agakiza tubatureho umugisha w'Imana. Mwami rero twatwinginze ngo tubabo kuyoborwa nawe, kandi twatukubwiye ngo tugiye kukubera mikoro nawe irangururire. Reka data ntawe ari twe, ahubwo abari wowe. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Deborah, karame, dushimye Imana iduhuje nawe. Yego. Nigeze kumvaho ubuhamya bwawe amahushuka, ariko ndi kumva nkeneye kubwumva cyane, noneho n'abadukurikiye bakumva imirimo y'Imana. Yego. Ubundi iyo bumvishe Deborah uhagaze imbere ya kamera, wicaye imbere ya kamera, umuvugabutumwa akaba n'umuhanuzi, ubuhamya bwawe muri kino gihe ubona ko Imana yabanye nawe, uri kumva? Yego. Turagira ngo tunyuriremo ku buhamya bwawe muri make. Muri make ubuhamya mfite, nigeze iwacu ni Cyangugu. Ubundi iwacu ni Cyangugu, niho nturuka. Naricaye, hari muri Covid ariko iri kugenda igabanukamo gakeya. Ndangije icyo gihe nabaga mu nzu ya kode, bansohora mu nzu. Bamaze kunsohora mu nzu, ijwi ry'Imana irambwira ngo nzagutabarira ahantu ugeze gute utazi. Hanyuma Imana imaze kumbwira ngo nzagutabara ahantu utazi, irambwira ngo haguruka. Narahagurutse ndaza, maze kuza ngira ahantu biti Nyamasheke mu cyayi. Urajye humva ahantu basoroma icyayi. Nari mfite abana 3, twari tunaniwe. Hanyuma turangije nigira inama yo kuba ngo reka njye gusaba akazi ko gusoroma icyayi. Byari bikomeye, ntibyari binyoroheye cyane ko ntari nzi gusoroma icyayi. Naragiye njya muri cyayi, cyakora nakimazemo ukwezi kumwe. Icyo gihe nabaga muri za nzu z'abasoromyi zo mu Gisakura, nizo nabagamo, nizo bari bampaye bitaga Marine, ni warushinzwe icyo cyayi. Hanyuma nyuma yaho Imana iza kunkoresha, irambwira ngo komeza umurimo w'ivuga butumwa. Nkajya mvugira ivuga butumwa mu cyayi, nsoroma icyayi, ariko kuva mu itono kugera nimugoroba natahiraga ibiro 5. Bya biro 5 byabaga bifite amafaranga igiceri cy'ijana. Najya guhembwa ngahembwa igiceri cy'ijana. Bikangura nkaraza abana inzara, nkajya gusaba mu baturage
hari igitoki rero iwacu bakita karengera ariko ino sinzi ukuntu bakita indaya. Umunsi umwe barakimpa nagiteka nshyiramo inyanya nzi ko kijyamo inyanya mbona gihinduye umukara isura shyiramo n'imishogoro yewe ariko nza gusenga Imana irambwira ngo haguruka ugende ngewe nawe tuzahurira aho utazi. Ndongera ndahaguruka nzinga shitingi yanjye nari mfite ndongera ndayikorera kubambonaga mu muhanda nagendanaga abana 3 nari mfite n'inda maze gukomeza kugendana n'abana 3 mu muhanda abo muhe bose bifuzaga kunsaba abo bana ariko nabareba nkavuga ngo reka tuzapfire hamwe n'iki n'abana. Hanyuma nkomeza kuza kandi nari mfite umuryango ariko ntaho kurira nari ngize gute nari mfite cyane ko nta n'uwanyumvaga. Maze kugenda n'ubundi nongera ngera ahantu bita mu Kirambo naho mpaba uho nahabaye amezi covid yose ikomeye. Imana ihamira kwavugira ubutumwa, Imana yigaragariza muri nge, hanyuma ikajya ikora ibitangaza muri nge. Ndongera ndahicara ndatuza, bugeze Imana irambwira ngo uraruhutse n'abana ni wongera uhaguruke ugende. Ndongera ndahaguruka koko ndaza n'ubundi ndongera ncumbikira ku Kibuye. Kigera ku Kibuye naho nahamaze ukwezi n'igice. Narahababariye kurya byari ikibazo, kunywa byari ikibazo, abana bakabwirirwa bakaburara. Hani igihe cyageze mbatobera kondo ndabaha, mbona abana bose bararambaraye bararize. Hari ubwo nabonye bose bameze nkaho bapfuye ubwo baburanyica. Nangira ngo urakoze Mana kuko nyicanye n'abana n'ubundi ntaho kubasiga ngize gute mfite. Mugeni gushima haba haje umuhanuzi w'umumama arambwira ngo Debora Imana ivuganye nanjye ko izagutabarira ahantu ugize gute utazi. Ongera uhagurukana abana ugire gute ugende. Ndongera mpagurukana abana ndagenda. Uko ngenda nkagenda mbabaye aho twaryamaga ku nzira aho nasabaga icumbi babonaga ndi umusazi naho wigeze umereza iki icumbi. Nuwancumbikiraga niyo navugaga ubutumwa ntawabashaga kunyumva kuko babonaga ndi nk'iki ndi nk'umusazi. Mu by'ukuri pe nagaragaraga nk'umusazi ntago mbihakana ariko ngakomera ku bana banjye. Nkagenda nabona bwije nabona bincanze nkabaza nka mudugudu ntese urancumbikira. Mudugudu akambwira ngo yego ndagucumbikira ariko urampa ibyangombwa. Yagira igihe cyo kuncumbikira akambwira ngo ntaho nagushyira n'aba bana yaza kuba ari wowe wenyine nari kugucumbikira. Bikambabaza ariko nkumva ijwi rimbwira ngo aho uzajya uryama nzajya nkurinda. Nkagenda nkaryama n'igihe twaryamye hejuru y'inzoka ngewe n'abana ngasasa ya shitingi nkayiryamaho mu gitondo nkongera nkayizinga ngashyira mu gishashi nkagenda. Abantu bakabona buri munsi mora nikoreye igishashi kinduta. Abana ndi kubajyana imbere hari naho byageze abana babyimba amaguru. Tugera kuri station ya polisi. Station ya polisi nyisaba ko bamfunga baramaza tese n'icye cyawakoze. Nababwira ngo icyaha cya mbere nakoze nuko nabyaye nkabyara abana badafite kirerwa. Kindi cyanakoze nuko ndashoboye kurera. Mwamfashije mukamfunga aba bana mukabahereza azaba abirerera. Station ya polisi yarandebye ntiyamfunze cyakora yarangaburiye. Mari iminsi 3 ndya inywa ndakaraba abana ndabakarabya ndabafurira turongera dusa neza. Barambwira ngo iwanyu ni he numva ijwi rirambwiye ngo icecekere ukomeze iki urugendo. Nkomeza urugendo umaze gukomeza urugendo ntawo kuririra nari mfite gusa nahoranaga ikiniga cyinshi ngahora nibaza ngo mbese Mana ubuzima bwanjye nubuhe. Aho nagiraga hose wasangaga bicaye bavuga ati suriya musazi wasaranye n'abana akaba saravuga iby'Imana nuwuhe. Ikintu navugaga cyane mu Mana nakundaga kuvuga ku kintu kivuga ngo ni mutaba amaso Imana ije guhemba ndetse no kugira gute no guhana. Imana igahora imbwira amagambo akakaye ariko nayabwira ntabashe kugira gute kunyumva. Bukeye Imana irambwira ngo komeza ugenda ariko sindagira igihe cyo kugira gute cyo kugutabara. Mu by'ukuri naraje ariko maze kugikuza ngeze hagati ya Gitarama ubwo nari maze amezi 6 mu nzira. Nari maze amezi 6 mu nzira nibwo Imana yambwiye ngo komeza ugende hanyuma ugikanyarira. Mwumvaga ibi habera byinshi bakahicanira bakarwanira ariko aho hantu hose Imana yagihandindira. Hani igihe baje kumfatiraho ibyuma Imana imbera amaso Yesu arabandinda. Akenshi niberaga mu butahano mu kizu cyakizu cyo
ikanyarira nicyo nakomeje kubamo n'abana batatu. Urumva nari ikibwaniro, umuntu wese uje uyu mugore utageraho kuba, uyu mugore ni uwa hehe, akarere kagapanga kuza kumfata, Imana ikanikika kujya kwihisha. Nagenda bakaza bagafata abandi, ngewe nkongera nkagaruka muri bwa butayu nkaburaramo ndumwe n'abana banjye batatu. Imana irahandindira, nzarira haturira, turahababarira. Hanigiye niyejeje nabwo twiryamiye ahantu mu rutare mu ntuza wegeranye kizabona, hano hari urutare runini. Ndiyeza haje ingwe, mbwira Imana ngo urakoze kuko ugiye kunyicira rimwe n'iki n'abana banjye. Yangwe aho kugira ngo iturye ahubwo yaturinze abicanyi, irazira hagarara. Abicanyi nkaho bakageza aho turi baragenda barambuka baterera kanyarira. Icyo ni igitangaza cya mbere nabonye. Ndagira ngo mbwira buri muntu wese, umuntu uzi ko yavuganye n'Imana cyangwa avugana n'Imana, nambaye ubusa nagendaga ku bantu bose barambonye aho nacaga, buri wese abonaga ko ndi umusazi, ariko nkavuga ijambo ry'Imana. Aho nabashaga guca mu masoko naciyemo navugaga ijambo ry'Imana nkabwiriza, ariko namara kubwiriza nkongera ngashorera abana bangahe batatu. Ngeze ikanyarira abana nabasigaga mu butayu nkajya kubwiriza, kwa kuntu umuntu bamuhereza icyo kurya abantu bakwishimiye, ngewe sinacyemeraga kuko nta gutekera nari ngize gute nari mfite. Narababwira ngo murakoze, Imana ibaha iki umugisha. Nkongera ngaterera nkazamuka ku musozi kanyarira, ngasanga bwa bwana bwanjye nabanza ahantu mbasanga, hari ahantu bakundaga kwicara bakunda kubaka inzu, bavuga ngo iyi ni inzu twubakiye mama. Hanyuma abana banjye nkongera niba hari utuntu hari udufaranga mfite nkabagurira utwo kurya nkatubahereza, nkongera nkagenda nkinjirira muri ya nzu kuko byasaga nkaho twahageze iwacu kuko nta butabazi bundi nari mfite. Nta muryango nari mfite, wari nari mfite unyitaho, nta nshuti nari mfite zinyitaho, bisa nkaho nta kirengera nari mfite. Ariko kirengera ya mbere nari mfite Nzayimana. Kambwira ngo nzakugirira neza, nzakwambika, nzakugaburira. Aho ibayigejeje ni imirimo itangaje Imana yagize gute yakoze. Nyuma yaho twaje kumanuka mu butayu, abantu bamwe basigara bavuga ngo nabonye amamiliyoni kuko haje abagabo ntabitinzeho, haza abagabo bakomeye pe. Umwe ariyemeza ati mfite miliyoni nzayimuha, bose bariyemeza barampanura ati Imana igwa kibanza ubonye iki. Manuka cyakora namanukanye ibihumbi 5. Imana imbwiye ngo ngaho manuka igihe cyo kuba mu butayu kigeze gute kirarangiye imuka. Ndimuka ndagenda njya kwa mu Ruhango mpamara naho amezi make. Imana irongera irambwira ngo ngaho haguruka wamaze kuruhuka. Ndongera ndahaguruka ninjira muri Kigali, kugira ngo ninjire muri Kigali kuko ntari mpazi neza byarangoye cyane. Naragendaga natera intambwe gato. Kigali nayo imaze mu igihe cy'amezi 4 nyizengurukamo. Icyo gihe Imana ikubwira ngo uva kanyarira wararuhutse, kanyarira wari uyimazemo igihe kingana iki? Kanyarira nari nyimazemo amezi 3. Ni ukuvuga ngo wari umaze amezi 3 wibera mu ishyamba rya Kanyarira. Nibera mu ishyamba rya Kanyarira. Hanyuma rero Imana ikuzanye muri Kigali uyimaramo amezi 3 uzenguruka. Nayo amezi 4. Kuko naragendaga aho mvuye kubera kutamenyera, nkongera nkisanga muri wa muhanda, bukongera bukanyiriraho nkajya kuryama ku ibaraza bakanyirukana ati genda udapfishiriza abana hano. Nagira amahirwe nahora n'umunyamasengesho akangaburira, agakarabya abana, akanyereka aho ndyama. Ejo nkongera nkagenda, ariko nkongera kwiruturuva nkongera nkisanga hahandi, bakavuga ngo wa mugore niki ni umutekamitwe kubera kutamenya iki inzira. Hanyuma nkongera nkagenda, cyokora mbonye mbirambiwe maze kunanirwa mpitamo kuzanjya kurara hasi muri Kanevu n'abana. Twabona bwije imvura itaguye tukajya kwa muri Kanevu. Hari n'undi munsi imvura yaguye ari nijoro, igwa ari nyinshi cyane, umuvudu usanga muri Kanevu, cyokora nari ndi maso. Abana ndabaterura mbavanamo ndabakangura. Nifite agakobwa kanjye twitwa Happiness, ntabwo natumaga gasinzira kuko nahoraga nkaganiriza umunsi umwe Imana nitatwica izaduha ubuzima twongere tubeho. Hicara mwumvisha ko tuzabaho, nkamubwira ati icyagiye kimvana mu buzima bubi, cyagiye kimvana hanaha, ubwo hari impamvu nubwo turiho none nabi ariko ejo tuzabaho. Umwana nge ntiyasinziraga, yahoraga yibaza ngo se Mana natwe twaremwe nk'abandi bana. Nukuri akibaza igihe azigira,
akibaza igihe azagera mu ishuri. Byari ibibazo bigize gute bikomeye, ariko ni ukuri ibyo yahoraga yibazamo byaje kuba ukuri. Mu by'ukuri Imana yaje kutuvana muri Kigali, nanjye ntangira kuvuga tutarava muri Kigali, ntangira kurira. None muri ya Cogamo dusimbutse iri kuba baradufunga. Twazengurutse ahantu nk'hatatu, noneho baradufunga. Bamfungana n'abana batatu. Ati umusazi w'umugore banjyana n'Indera bajya kora ko nta kibazo mfite mu mutwe. Ngeze Indera basanga nta kibazo, ahubwo nifite trauma y'ubuzima. Barongera barandekura, bajya bambaza iwacu, ariko Imana ikambuza. Ikambwira ngo n'ubundi urahavuga ninde wakurengera uriye. Ese urahavuga ninde wagutabara uriye. Nuhavuga baragusubiza iwanyu kandi nta kirengera kiriyo kuri wowe. Sanga ibyo Imana iri kumbwira nibyo, nta masenge nari bubwire, nta data wacu nari bubwire, kuko bose babonaga ko ndi umusazi, ariko nkabyihanganira. Noneho hari indirimbo nakundaga ngo mwisi turabashyitsi ya 2018. Hano nicaraga hose najyaga nicara nkaririmba ngo Paulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana, niko tubisoma. Nkahora nako karirimba mu kanwa kanjye ko numvaga ariko kanyuze, nkavuga ngo nubwo mbabaye ahari wasanga Imana inzi. Ariko hari igihe cyageze ndarira, none ndanamuka ntekereza gufata abana ngo mbajugunye. Nshaka uruzi ruri hafi, najya kubajugunya ndarubura. Ubwo nari maze kunamuka, numva koko atari Imana nkorera, ahubwo ari ibisazi byafashe. Ntangira kubona ko nta Mana ishobora gufata umuntu ikamugira umusazi, igafata abana batatu ikabari. Mbese ntangira kwibuka rya jambo ngo nzahora abana gukiranirwa kwa base. Nibuka nekereza ko ese nabyariwe mu buraya, muri make nanjye mbyariye mu buraya. None abana banjye bisanze mu buraya, twarakiranutse, twagenze nabi. None se Mana niba twaragenze nabi, kuki utatumye unyima urubyaro ngo nibere ingumba? Tangira kuburanya Imana, mera nka Yobu. Muri iyo minsi mbampuye n'umuhanuzi w'umumama mwiza cyane, naje gukurikira amakuru barambwira ngo yitwa Christine. Tuza guhura arambwira ngo mva ukuntu Imana ivuganye nanjye. Wikivovotera ishuri ryawe, Imana igiye kugabanya umusonga. Birancanga, ndamubwira iragabanya umusonga ntagira aho kuba. Iragabanya umusonga abana batagira aho kuba. Abana akana gato k'agakobwa kitaga Silikovia kari karabyimbye inda n'ubuguru bwaranyunyutse, ubona ko nyine bwacye amaze gutongora, ubona ko nta buzima dufite. Nanjye ubwanjye ntabwo nari mfite icyo gihe, nsigaye ku biro 38 hafi 40. Ariko ndakomeza ndihangana. Kimara kuva muri gereza muri ya Cogamo, bamfunze igihe cy'ibyumweru 2. Cogamo imaze kurangira, barongera baramfungura. Cyokora baramfunguye bamfungura nsa neza, ntabona kubeshya. Bamfunguye nsigaye noga mu gitondo, koga ni mugoroba. Hako bisa nkaho batari bamfunze kwa kujyana nanjye se neza. Bakambura usokozo ngasokoza, asasita bakampera abana ibiryo, ahubwo nkifuza ko nakigumira. Kugeza ubwo baje kunsora mbasaba ko n'ubundi nakigumira aho ngaho. Ndavuga ngo Mana mbabarira, ntigumira hanga dore niho hari ibiryo, kuko sasi ko macyo guha abana ngasomaho. Bakanzanira n'umushyushye w'ibiryo nkihera abana nanjye nkaryaho. Kumva ni byiza, kumva nakigumira rero muri gereza. Hanze hari abantu bifuza kuba muri gereza babibuze, atari ukuvuga ko bafite ibyaha, ahubwo ari ikibazo cy'imibereho. Hanyuma ibyo mbyifuje, hari harimo umumama umwe bari bafungiye muri gereza, arambwira ngo hoya genda ujye kuvuga Imana hanze, n'ubuhamya Imana iri kukugwiriza. Ubwo naragiye bamaze kumfungura muri Cogamo, naraje cyo kurangira amahirwe yo kurara ngeze ku Murindi. Ngeze ku Murindi niryamira kuri twa maboti kari hari yabura ku Murindi, benshi baranzi. Abantu bankuriraho uruziga bakajya bambaza ndo wahe n'abana, bitewe n'umunaniro nkumva sinshaka gusubiza. Niba abantu ba mbere neretse ko mfite irangamuntu, abandi bose baramfungaga simbereke ko mfite iki icyangombwa, kuko numvaga ijwi rinyemeza ko ngiye gushikaho nateganyirijwe. Hanyuma barancumbikira ku Murindi, nahamaze iminsi 2 mparyamye ndaruhuka.
Bukeye mu gitondo umubyeyi wahampereza inoti ya 5 arambwira ati uko niko ndi uzatege aho Imana izashakira uzagarukiraho. Ya noti ya 5 ayimpaye ijwi ryarambwiye ngo komeza ugendana ayo mafaranga Kigali ugomba kuyivamo n'amaguru. Naragiye mvuye ku Murindi ndarangeze Kabuga, ngeze Kabuga njya kuvuga Imana mu isoko. Ababyeyi barantuka cyane hatuye n'umusazi cyane ko 2018 n'ubundi nari impari nikorera inkoko nibase n'umukubuzo ariko Imana yambwira ngo ubwenge bw'abanyabwenge rabugosoye Imana irakubuye bati wa mugore yarongera agarutse wa musazi atangira kwa uburyo wa musazi ongeye kugira gute kugaruka. Ndihangana mvuga ubutumwa nk'uko Imana yabumpaye ndangije Imana ndayibaza ati none icyerekezo cyanjye ni ikihe irambwira ngo komeza ugende. Uwo munsi sinabashije kurana ngo ngende cyakora nageze ku Isumo. Kigera ku Isumo nasanze abana b'abasore n'umugabo umwe basanze nicaye ku ibaraza. Abana b'abasore barandeba n'uwo mugabo baravuga ngo nubwo bavuga ngo turasambana yiwe ntacyo twamubaza n'ututwana. Aba basore ndabibuka cyane Imana igibaha umugisha. Maze kugera ku Isumo abo bana b'abasore baranyimukira bantekera ibiryo biryoshye cyane. Imana nayo imaze igihe kiri ntarya ku gatoki n'ibirayi bateka gatoki n'ibirayi ndarya. Navuga ngo Mana we nubwo navuye ahantu kure nkaba naravuye Cyangugu n'amaguru ariko noneho mbonye abantu bagira impo. Noneho mpita ko mwana nyirambwa ngo uko bisa kose tugiye gusoza urugendo twararyamye. Iyo uvuze ngo wavuye Cyangugu n'amaguru wavuye Cyangugu n'amaguru ugera he ubwo wari ugeze? Nari ngeze ku Isumo. Ku Isumo umuntu ajya Iburasirazuba uvuye Cyangugu n'amaguru Iburengerazuba ugeze ku Isumo uri kugiye Burengerazuba Iburasirazuba harya ni Burasira. Isumo ni hano hafi y'Nyagasambu urenze Kabuga urenze Rugende ukabona kugera ku Isumo. Ubugeze Rusumo niho nageze ndarya. Maze kurya uwo munsi ndaryama. Ikintu cyantangaje uwo munsi nibwo nateze imodoka 500 ingeze Intunga. Ngeze Intunga inumva ijwi rirambye ngo ngaho vamo. Maze kuvamo irambwira ngo ngaho hagarara hari mu gitondo ndahagarara. Irambwira ngo babwire ngo nduwiteka ndatambutse. Cyo gihe mpanura ku bintu bijyanye na veterave kuko impanuka ziraba cyane. Iranje irambwira ngo yerekera icyerekezo cya Sambatare. Ugiye yo kuri 28 andika. Ndandika. Ndangije ndagena nerekera Samatare nkigerayo barampanurira batangira kumbwira uburyo nje gufata ibyanjye ibisubizo. Haba niba abahanuzi b'ubutayo ntibazi ko natagangaye basanga izini nagangare abo twaramanye iminsi kanyarira ndongera mbasanga n'ubundi Samatare ndikanga ndavuga ngo burya za nagangane nazo zarimutse zaje ahangaha mu butayu ubuse w'Amana we koko uzadutabara. Tangira kuyibaza niba izadutabara koko. Natangiye gusengana umubabaro mwinshi n'agahida kenshi. Ntangira gusenga mbabaye ntangira gusengana nicaranira umuntu yambaza ngo uruwahe nkamwihorera kamubwira ngo nimba waje gusenga senga Imana ikwereke uwo ndiwe. Kuko hari hageze igihe cyo kuvuga ngo uriya muntu ntaho kuba afite ni mu mushakiraho kuba. Ariko Imana yari yampaye itangazo rivuga ngo nkujyanye mu butayu 28 27 nzakohereza igikona kikuvana he mu butayu. Mu byukuri wanyirigira Claudina 27 nibwo yaje asanga abana banjye bari gukina mu Kurutare. Amaze gusanga abana banjye bari gukina sinari nanahari nanagiye kwigurira uturindazi. Icyo gihe abana banjye bari batunzwe n'udushyimbo. Umuntu yamereza 300 nkajya kugura udushyimbo twijana nkagura n'umuneke ya 200 nkaza nkabahereza imineke nkabarengerezaho no twadushyimbo. Kuko umunere rambwiye ngo burya udushyimbo n'umuneke bikuze iki abana banjye nibyo biryo bari bazi. Ubwo munsi niho nanagiye kwigura twadushyimbo na ya mineke nsanga umubyeyi aricaye niwo bitaga bisate bya Nyagasani sinzi yo sinkimubona. Sanze yicaye arambwa ati njye aba bana simba siga mu Rutare aba bana ngomba kubajyana. Ndamubwira ati wowe uragenda ngenda banza ngire gute senge. Arambwira kubera iki? Ndamubwira nti hoya nzagusanga Nyagasambu maze gusengesha kuko Imana yari yambwiye ngo nkujyanye kuri 28 nzakuvana 28 ariko na 7 nzakohereza igikona. Igikona Imana arakizanye pe. Senefu w'abagore nubu ni senefu w'akarere ni umubyeyi mwiza cyane. Aho yicaye hose yumve ko mushimiye. Umwuka w'Imana yarawumviye cyane. Amaze kuwumvira Imana imukoreramo atuvana mu Rutare. Turagenda tumaze kuva muri urwo Rutare
28 twageze iwe ntihigeze atureba uburyo twasaga nabi, twari dushonje, twararyaga pe tutabeshyanyije. Twabonye umuceri tumera nkaho tubonye ikindi kintu kidasanzwe ku buzima bwacu. Yego. Ndabyibuka neza yatetse umuceri nkanya mbona ni gake. Yatetse umuceri nkanya mbona ni gake. Kabona nturi buhage. Nkabona sindi buhage. No aza kubaga icyo bita igishuhe imbata. Hayibaze nawe ati noneho ndakize ngiye kurya ku bugari. Ni bitewe n'inzara nari mfite, numva mfite inzara idasanzwe. Ntangira kuvuga ngo uko bisakoze ngiye kurya inyama, ngiye kurya umuceri, ngiye kurya ibintu byose numvaga nshaka kubirira rimwe. Ariko rata nawe n'umubyeyi pe, ibi birya akabitwemerera tukabirya, ninjye nabyitekeraga. Mu minsi nahamaze yaransonzoye, aho yicaye hose Yesu amuha umugisha mwinshi. Imana mu mugisha. Mboneho no kumushimira. Ntacyo nabona namuha, ariko Yesu azamumpembere. Ikirenze kuri ibyo gusa imyambi kuba n'abantu ntizabura, ibijomba abantu ntibijya bibura. Ariko Imana yamvanye mu rutare pe, na n'ubu sindasubira. Cyo kora ngiye gushima. Imana yagiye imbwira ngo nzajya nkujyana mu butayu, uje gushima, uje gutembera. Ubu rero yaratangiye gukora, ndayishimiye. Iri mu gihugu cyo mu ijuru, wa wundi wavuye Cyangugu n'amaguru busiwe. Ubu ni wambwira ngo nsubire Cyangugu n'amaguru sinabikwemerera. Yego. Ikindi cya kabiri, sinshobora kukwemera ngo njye muri Kigali n'amaguru. Nakubwiye ko urwo rugendo nta rukora kurwo nakoze rugize gute ruhagisha. Amarira narize arahagije. Intambara narwanye nazo zirahagije. Mana ishimwe. Dukeneye noneho kw'Imana izatwomora inguma tumaranye igihe. Mana ishimwe. Rero nshishikarije buri muntu wese akakanya urukunyumva, ubabaye, uremerewe, urushye, mutangaje itangazo rivuga ngo Imana yacu iratabara. Hallelujah. Irindi tangazo ntambukije, iyi mivumo abana b'abantu badutongera, ibitutsi badutuka, abatuvumira ku gahera, Yesu aratuvumura. Imana ishimwe. Kandi irindi tangazo abatwitaga abasazi, batangarije ko ari bagiye kutwita ko turi abantu bazima. Imana ishimwe. Aho twaseberejwe n'Imana ije kudusubiriza. Hallelujah. Rero ndabashimiye. Ntabwo nkiri wa wundi wabaye mu butayu. Yego. Nabaye mu butayu igihe kinini, mbubamo ndabwizirikamo, ndasabiriza, nkajya nteka imitwe nigira ikiragi, sinabivuga sinabirondora, nkanga kuvugisha abantu bitewe n'ibibazo bambazaga nkabona nta gisubiza ngize gute mfite. Nkabwira hano ngo muvuge ko ndi ikiragi. Hano bakavuga ngo mama ni ikiragi nticyumva. Nkigira igicucu bakavuga mbumva. Ngaceceka kuko ariyo kana ringezemo. Rero tudatinze ubuhamya afite ni bwinshi, bwakira bugacya, sinababwira ntabwo nigeze nkura nishimye. Nakuze mbabaye, nakuze ndi umwana ukubitwa cyane, rero ifite masenge akunaga kunkubita cyane. Ariko simwifurije ibibi, ahubwo mwifurije umugisha w'Imana. Nkagira n'umuryango utanyumva, igihe cyose bamunaga nk'umusazi, kava ku ishuri nkubitwa, nkajya ku ishuri, nagera ku ishuri ngakubitwa naho, kuko nari umwana rero akuze meze nk'umusazi. Ariko ndashima Imana cyane kuko ntakiri umusazi, ahubwo basigaye bamfata nk'umwana wabo. Uko byagenda kose nubwo batabingaragariza, ariko banyereka ko bankunze. Rero ndabashimiye. Imana itarakorosora, ntugategereze ko ari umuntu ushobora kukorosora. Kandi ntangaza irindi tangazo, Imana ikubita ifunitse. Imana ikubita ifunitse. Iragufunika ikakurinda abanzi bawe. Ikakwambika kenda kugira ngo abafite hanze batakumenya. Ikakwishyurira inzu kugira ngo batakwirukaho, bagusora ikakubwira ngo ndakurinze ngo uhaye yawe nzu. Ntitinya kubikubwira bagusohoye. Ibiri kuguteguriza ko imbere yawe hafite ejo heza. Rero umuntu wese unkurikiye, umuntu wese uri kumbona, amenye ko Imana ikora, kandi amenye ko Imana yacu ifite imbaraga. Ni umurwanyi urwana agatsinda. Mbese ni umugabo utajya utinda ku rugamba seruka bikomeye. Ni nyamutetura abageze babona ndabaga. Ndamushimiye rero. Kandi umugabo mvuga harakomeye. Ni igitare gikomeye. Ni inshuti idasanzwe. Amina, haleluya. Komeza umwisegureho, azakurengera mu gihe utazi. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Deborah, abantu badukurikiye batabonye nimero yawe baba bahombye. Nimero yanjye ni 078 18 96 093. Ongera yisubiremo niba iri kuri WhatsApp, niba itariho dukubita iri kuri WhatsApp. Ni 078 18
96093. ngo mvugira ngo Imana irashoboye. Imana yacu irashoboye. Ongera utirashoboye. Irashoboye. Ongera utirashoboye. Irashoboye. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Amina, haleluya. Amen. Reka dusoze isengesho rero. Twatangije isengesho. Reka dushime ko Imana turinze muri iki kiganiro. N'abatwumva bose kandi babashe gukomera, n'abari mu bitaro tubatumeho isengesho mu izina rya Yesu. Turagushimiye mwami Yesu, wabanye natwe, waturinze, watuyoboye, akiri icyubahiro ko waturinze Nyiringabo Imana. Rero twayobowe nawe, dusozanyije nawe, ariko mbere ya byose reka dusengere bene data badukurikiye, arababuza urubyaro Nyiringabo Imana. Reka nkwibitse ko Hana yabonye ibyishimo ari uko amuhaye umwana. Buri muntu wese wabuze urubyaro ndasenze Imana ifite imbaraga ngo wamunyembaraga we mumpere urubyaro, kandi igitare gikomeye inshuti idasanzwe. Impamvu Hana yavuze ngo nta gitare kimeze nk'Imana yacu nuko yaramaze kubona kutanga kubyara no guheka. Ubwo Penina yamusebyaga akamuserereza, ariko wewe ntiwarebye kuri ibyo byose, wamuhaye umwana w'umuhungu ngo igitangaza yabonye gikomeye, ngo wa mwana w'umuhungu yamubonye mw'abana 7. Amina, haleluya. Nicyo gituma dusenze dusabira ababyeyi guheka, nicyo gituma dusenze dusabira abari mu bitaro barwaye barembye, abadafite ubutabazi, abadafite kirengera, abari kure. Nyiringabo Imana mu bitaro bikomeye, amakanseri, indwara zananiranye, izo turazisengeye abadukurikirana bose. Data turabasengeye kugira ngo bakize. Uri dogiteri w'abadogiteri, wowe urayoboye kurenza abo mwise, kandi Nyiringabo Imana turakwinginze ngo bashyigikire, ubagereho. Data nongere nkwinginge ndakwereka igihugu cyacu, ukirinde, tugisabiye amahoro, tugisabiye ubugwaneza, ari ukiyobora ukomereza umuhereza imbaraga, kandi umurindisha ijambo ryawe, umuhe kuyoborera mu kuri no mu mwuka. Kandi Data umuhe kwita kuboroheje ndetse n'abakomeye. Nyiringabo Imana turakwinginze cyane, ushyigikira umurimo w'Imana, abaririmbyi, abadiyakoni, abapastori, abashumba mu nzego zo hejuru zose turazisengeye, ari abari mu kabari, ari abari he, abose turabagutumye ngo bahereza agakiza ku buntu. Kandi Nyiringabo Imana ubashyigikire, ubavaniye Rodebayi kuko ni habi. Turasenzere ngo ureke mwuka w'Imana tuyobore, kandi ubwiza bwa Kristo butuyobore. Reka Nyiringabo Imana uturindisha imbaraga za n'amavuta yawe. Icyo tugusabye Kristo ni ukugira ngo dukundwe nawe, aho kugira ngo tugire inshuti nyinshi, ahubwo tugire inshuti z'abakwemera badukunda, kandi ikindi bagukunde banakuba kuko ushoboye byose. Uri Imana itabara, uri umugwaneza, uri umunyembabazi. Mwami dusengeye buri umwe wese ari ufite icyifuzo, bose ubagereho bagirire neza. Data rero urakarama, wabanye natwe, wadukunze, watunezererewe, watuganirije by'ukuri, tuganiriza iby'umwuka, uradukebura, uraducyaha. Uzakomeza uduhereza imbaraga, uzatukomeza utwambike igitinyiro cyawe, tuzabashe kugera mu bwami bw'ijuru amahoro. Tugushimire rero, urakoze ko waturinze mu izina ryawe ryera. Amen. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane namwe, Yesu abaho umugisha mwinshi. Muragapfire muri Kristo muzazukane nawe. Amen. Muragapfire muri Kristo muzazukane nawe. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange, bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri, ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.